nongeye kubasuhuza abakunzi ba Crediyamo TV muraho neza amahoro y'Imana abane namwe. Twinjiye rero muri Crediyamo class aho twiga gukora amashanyarazi ku buryo umuntu wese ashobora kwiga kumenya akamenya kwestara amashanyarazi. Iri somo tuzarirangiza buri muntu azi neza kwestara inzu ndetse yashobora no kwestara moteri. Uyu munsi rero tugiye gukora pratique. Ubushize twize mu magambo, uyu munsi tugiye kwiga noneho tubikora. Turareba cya gishushanyo twashushanyije ubushize. Mbibutse yuko twari twize uburyo bwo kwestara mu buryo bworoheje cyangwa se schema simple. Nukuvuga ngo tugiye rero kwestara interrupteur imwe muri installation y'uyu munsi turi bukore. Turakoresha interrupteur imwe hanyuma n'itara rimwe ndetse na fusible. Ndagira ngo rero buri muntu wese akurikire neza uko biri bugende. Iyo ugiye gukora installation ukeneye ibikoresho bikurikira. Uzakenera ipensi yo gukata insinga, ukenere inyundo yo gufatisha insinga, hanyuma uzakenera na tournevis. Bakunzi ba Crediyamo TV rero kugira ngo aya masomo atazagucika biragusaba yuko ukora subscribe. Nta munyeshuri wiga atariyandikishije. Eka dukomeze isomo ryacu. Mu kwestara rero uzakenera ipensi yo gukata insinga, ukenere inyundo yo gutera imisumari, ukenere tournevis zitandukanye. Hano dufite tournevis speciale na tournevis plat, ikaba na tester. Tester ikimara ni ukureba niba ahantu uri gukora harimo umuriro kugira ngo utagufata. Twatangiye. Ibikoresho dukeneye kugira ngo dukore ya installation yacu ni ibi bikurikira. Murabibona biri hano ku meza. Twabonye yuko installation yacu igizwe n'itara rimwe, itara ririmo hano, ikagirwa na interrupteur imwe, hanyuma na fusible. Tuzifashisha iki rero? Tuzifashisha itara ndetse naho kurifunga, iyi bayita soke. Hanyuma twifashishe interrupteur irahari, twifashishe n'udusumari two gufatisha insinga kuri plafond mu gihe tugiye kwestara kuri plafond inyuma. Mu minsi iza tuzareba n'uburyo umuntu yestara muri plafond kuko ntabwo bakoresha utu dusumari. Tuzareba ibyo bakoresha icyo gihe. Twatangiye. Mu nzira twashushanyije hari umwanya wagenewe fusible. Fusible twabonye yuko bayishyira ku rutsinga rwitwa phase. Phase irangwa n'ibara, akenshi phase irangwa n'ibara ry'umutuku. Mu gihe ufite insinga zifite amabara atandukanye harimo urw'umutuku, ubwo urw'umutuku nirwo uzakoresha westara phase. Tuzakora gute rero? Nkuko bisanzwe ku gishushanyo cyacu, ahangaha kuri uyu musozo haragomba kujyaho fusible mbere yuko dushyiraho umuriro.
nicyo kimenyetso. Ariko kubera yuko iyi tugiye kwesitara ni tesite, nta bwoba bwo kuvuga ngo byashya. Wowe ugomba kwibuka ko inzu yawe igomba kugira protection cyangwa se ubwirinzi. Ugomba gutwara insinga ku buryo bugororotse, kuko niba uri kwesitara muri plafond ntabwo washyira umwanda mu nzu, abantu baguseka. Ikindi, umwanya uri hagati kuva aha kugera aha ugomba kungana no kuva aha kugera aha. Noneho twabonye ko faze iyo ivuye muri fusible iramanuka ikajya muri interrupteur. Kirazira gukatisha urutsinga amenyo. Urabimanura bigoroye neza. Insinga zigomba kuba zigororotse zigendeye ku murongo umwe. Ukuvuga ngo hano tugiye gufungaho socket y'itara ryacu. Socket tumaze kuyishyiraho, urakanda ukagatunganya neza, warangiza ukareba niba mu kuyikora nta bintu by'imyanda byasigayemo, ukabikuramo. Kugira ngo itara mu kurifungamo bitaza ribuza gutambuka. Hasigaye iki? Hasigaye gufungamo itara ndetse no gushyiraho interrupteur hano.
ziba zikoze nabi bisaba kugorora tuno tuntu kugira ngo gatange inzira yaho ugomba gufungira urutsinga. Niyo mpamvu mubona ndi kurwana nayo. Ubwo nawe mubona n'icyo kibazo iki ngiki ugomba kumenya uko uzabyitwaramo. Hanyuma turashishura hano. Kirazira gushishuza insinga amenyo, ntabwo ari byo. Ugomba gukora wirinda. Gafunguye neza, bisaba yuko ugafungura neza kakavamo, warangiza ugafunga ugakomeza. Turasubizaho kakavuyeho, kuvuga ngo umuriro uraza nk'uko twabyize, tube tubikuyemo kugira ngo twongere tubirebe neza hatagira ucikanwa. Nk'uko twabyize umuriro kugira ngo ucane, faze iraza ikanyura muri interrupteri. Urabona yuko hakase. Akamaro ka interrupteri rero ni uguhuza urutsinga twakase cyangwa se gutandukanya, hanyuma kazamuka itanyuza mu itara, kanyuramo netre. Igishinzwe ni ugusubiza umuriro iyo waturutse ku rugomero, itara icyo gihe rikaka. Wango rero interrupteri ijya kuri faze, ntabwo interrupteri ijya kuri netre. Kimwe nuko fusible iba igomba kujya hano mu mwinjiro w'iyi nzu yacu dufite hano ku meza. Twakomeje rero. Ugomba kwitonda kuko utitonze ushobora kwangiza ibikoresho uri gukoresha. Kandi uba wabiguze amafaranga. Aha. Bakunzi ba Crediamo TV rero tumaze gukora installation yoroheje y'itara rimwe. Tumaze kubona yuko dukurikije igishushanyo twari dufite, nkuko
mwabibonye dutangira cyangwa se twanabisubiyemo dutangira, twesitaye itara rimwe na interrupteri imwe y'uburyo bworoheje cyangwa se shema simple nk'uko twari twabyize. Umuriro rero uraza unyure hano, interrupteri dukande, itara ryake. Nuko nguko bimeze. Reka rero dushake uburyo noneho twe ducana inzu yacu. Mbibutsa kandi kugira ngo mukore subscribe, mujye muhora mubona amavideo, kuko niba dutangiye intambwe yo kwestara itara rimwe, ejo tuzestara abiri cyangwa 3 cyangwa 4, ndetse dukoreshe na interrupteri zindi zitandukanye n'iyi ngiyi. Numenya gukora ibi ngibi no mu cyumba wawe, ushobora guhita ubikoramo aka kantu twestaye aha ngaha, kangana no gucana icyumba cy'inzu. Haraburaho kimwe, haraburaho prise, ariko ntabwo turayiga, tuzayiga muri teori itaha. Aha, tumaze rero kwestara itara ryacu, tugiye gushyiraho umuriro kugira ngo turebe niba koko ibyo twakoze ari byo. Hano mafite umuriro faze hano, netre hano. Turashyiraho faze hano, hanyuma dushyiraho netre hano. Ariko ahangaha iyi ni netre, iyi ikaba faze. Iyi faze yakagombye kubanzirizwa na visible. Hanyuma tumaze gushyiraho umuriro wacu, noneho turacana. Urabona yuko deja wamaze gucana umuriro wawe byatse. Tukimara rero gucana, ubwo igisigaye ni ukuzareba izindi interrupteri zikurikira, ndetse n'uburyo dushobora gushyiraho amapurize n'andi matara menshi, na za interrupteri nyine z'ubwoko butandukanye. Kwibutsa ngo kora subscribe inshuti yanjye. Ibi bintu turi kubigisha ni ukugira ngo ejo hazaza hacu twese hamwe dufatanyije hazabe heza, kandi turabakunda cyane, tubashimira yuko mudukurikira. Imana ibahe umugisha. Bye, nawe ubutaha.